nashakaga kumenya ibanga mukoresha kuko u Rwanda twatembe kandi turimene rero turi hano ndangamirwa twe turi abanyarwanda turi abanyamahanga dushaka kurimenya ejo n'ejo bundi natwe tutazatatira inzira mwatangiye murakoze. Njyewe nari mfite ikibazo cy'amatsiko banyita Jules Bingira. Nari mfite ikibazo cy'amatsiko kimaze ku mutima igihe kirekire. Ndashaka kumenya ikintu wakoresheje gutsinda urugamba kuko byari byarananiranye. Ibyo birashaka umunsi wose ariko ibyo ubutaha nugaruka muri bariya bo muri 17 nzashaka umwanya nze tubiganire. Murakoze. Cyangwa uzabaze ibingira wundi bingira mukuru uzabaze ibingira mukuru azakubwira. Nitwa Kurora Patience Theogene. Ndewe mfite icyifuzo nshaka kujoininga RDF ariko nabwo nshaka gukomeza ubumenyi bwanjye niga ikintu kijyanye na aviation. Ibyo biroroshye cyane. Ndikubaza nimba mfite ayo mahirwe yo kuba nakomeza rwose muri icyo cyiciro. Buriya bakubonye bagiye baragukurikirana aho biroroshye cyane. Akoze nitwa Abimana Natore. Mfite ikibazo kigira kiti nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hano twatoranyijwe nk'abanyeshuri b'indashyikirwa batsinze neza ikizamini cya leta, ariko indashyikirwa iyo bayibwiye ngo uhitemo ikintu ikunda nikishyiraho bwa mbere, ariko abenshi hano bagiye baduha choice ya gatanu kandi ariyo twahisemo nyuma kandi turi indashyikirwa. Washakaga iki? Nasakaga civil engineering, hanyuma bampaye geometry na surveying. Wabiguhaye ninde? Wabiguhaye ninde? Twarapurayinze muri UR. Ikindi kibazo uretse gato dukemura icyo ngicyo cya geometry reka tubanze tukirangiza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abanyeshuri basaba ibyo bashaka kwigamo muri kaminuza. Niba yaratsinze neza ashaka civil engineering mwayimuhaye. Nagira ngo nsore nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Unless he did not pass well or he did not qualify, that's a different issue. Hari ugutsinda ko uburyo bubiri, hari aggregate muri rusange, ariko University of Rwanda igiye gukora admission ireba muri specific subjects. Nk'iyo bashyira umuntu wo muri civil engineering for example yiba bareba nk'uwatsinze cyane mathematics na physics, birumvikana yiba hari abandi yasabye hamwe nabo yenda bafite good performance relatively to him kandi bijyanye n'umubare w'abanyeshuri bagomba gufata ashobora gusigara, bityo bakamushyira mu cyiciro cya kabiri cyangwa cya gatatu. Ariko icyo navugaga nahangaha nuko urutonde rwasohotse ruracyari preliminary. Ubu kaminuza y'u Rwanda iri muri period yo kwakira some of the complaints, kimwe ni harimo n'abandi batugejeje ibibazo twafashe urutonde rwabo zobabwa na kaminuza y'u Rwanda nibuza zira conditions. Okay, reka nkwerekere at least usobanuriye uko ibintu bikwiye kuba bigenda. I have no problem with that. Just make sure uwafite icyo kibazo yakizanye, particularly kuri case. Yes. Niba ariko byagenze gusanga ibyo uvuga ko ibintu bikwiye kuba bigenda n'icyifuzo cye cyangwa se n'ibyo yabonye mu ntuza atari ko byagenze bitarahujwe uko bikwiye, so check that. Ariko turagikurikiranye mugikurikirane particularly case ye. Murakoze, nitwa Ngurikimfura Tracy. I'll ask my question in English if you don't mind. To a lot of people here, you inspire us, and I would personally like to know who inspires you. What inspires me is you. All of you.
murakoze cyane. Nitwa Imana Ishimwe Rene, nkaba narize ububaji n'ikoranabuhanga mu giti. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo nari mfite, nize ububaji ariko mu Rwanda ibigo bihari nta kigo wasangamo ku buryo wakiga ububaji gusa, kandi ngiye mu byifuzo byanjye ndashaka kuzaba umukobwa w'umubaji cyangwa umugore w'umubaji, ku buryo n'abandi bose bazajya baza bakatureberaho. Ariko bikwiriye kuba bihari. Your Excellency, ayo mashuri yarahari. Ikibazo afite nuko ashaka cya kindi na mugenzi wabaje ngo cyitwa A0. A0 ni bachelor degree. Kuri bachelor degree ariko mwavuye muri izo mujye mu bikorwa. Aravuga ububaji, niba avuga ububaji navuga ububaji. Bya A0 kangahe, that's not the issue. Yes, nakora aheraho ashobora guhera azamuka agera ahandi. Arahari kabisa. Naho bya niba ari ububaji n'ububaji kandi hajemo A0 gute? Yes. So izina turizane hanyuma ariko tubanze dukore icyo dushaka gukora. Sibyo? Mujye mubasobanurira ariko kugira ngo iyo discrepancy iveho. Tutongera kuzamura elitist education gusura aho ngaho ishaka amazina cyangwa qualification zivugitse nk'ibitangaza gusa ariko the substance ntayirimo. Yitwa Ingenzi Thierry. Hari indirimbo dukunda kuririmba iyo turi muri mucaka ngo ibanga dukoresha abanyamahanga ryarabayobeye. Indangamirwa ndashaka kumenya kuko twasuye ibintu byinshi uko mwinjiye igihugu kagitumba badusobanura byinshi. Nashakaga kumenya ibanga mukoresha kuko u Rwanda twatembe. Turimene rero turi indangamirwa twe turi abanyarwanda turi abanyamahanga. Dushaka kurimenya ejo n'ejo bundi natwe tutazatatira inzira mwatangiye. Murakoze. Ariko ibyo bababwiye hera aho ngaho gusa. Ibindi biraza. Murakoze. Perezida, nk'uko abantu benshi bakunze kwitanya kwa Perezida wa Repubulika, mbona ari ikintu twakwiye kongeraho kuko njye hari icyo mbona ni ukuri kw'Imana, ni nkaho uri intumwa, nibifata nkaho uri intumwa y'Imana mu Rwanda. Reka tujye tugendeye kuri ibyo hanyuma kandi kamwe mfite Perezida wa Repubulika bajyamo namwe mugakora neza ubwo ikindi cyabonetse. Perezida, ari igitekerezo mfite, ari abana benshi barangiza amashuri yisumbuye cyane cyane nka 12 years basic education. Hari benshi batabasha kubona ubushobozi bwo gukomeza kujya muri kaminuza kubera ubushobozi bukeya. Wenda batabasha kwiga. Icyo kibazo kirakemuka buri munsi. Ariko igitekerezo mfite nuko wenda tutakwirirwa dushaka wenda inguzanyo zo kwiga kaminuza, ahubwo wenda tukaba twashakirwa ubumenyi ngiro, none tukaba twakoroherezwa no kujya tubona nk'inguzanyo yo gukora kwihangira ibintu. Nibyo nanavugaga biriho ariko. Za TVET wumva twongera buri munsi ziragenda zikura, ziba nyinshi, zizana abanyeshuri benshi, nibyo bitanga ubwo bumenyi ngiro. Ahubwo ikibazo kiracyari cya kindi, ngira ngo hari ibintu abantu badasobanukirwa neza, ukifuza ikintu ukabura uko ukibona kandi mu by'ukuri hari n'uburyo kigerwaho. Nk'icyo ubumenyi ngiro avuga koko no kugira ngo abantu icyo binafasha iyo wagiye mu rwego rumwe rw'ubumenyi ngiro ukabyiga ukarangiza ukanakora, ndetse ntibikubuza ikindi gihe kuzakomeza ukajya no mu rundi rwego rw'amashuri, sibyo? Ubundi niko uburezi bwacu buremye, niko buteye, niko dushaka ko bigenda. Ubwo ariko haracyarimo wenda imbaraga nke zo kubikora uko bikwiriye kuba bigenda, ariko icyo uvuga cyo nicyo, kandi ndibwira ko tuzakomeza tugerageza kugera ku buryo bigera ku bantu benshi uko bikwiye. Thank you, Your Excellency. Nitwa Moise Bonheur. Ikibazo nifite, hari tujya tubona amasezerano menshi abayobozi b'ibihugu b'Afrika basinya, ariko nyuma bakava twaribeshye
wenda nka ICC tukabona baratugamira cyangwa World Trade Organization twamara kubisinya kujyamo free trade tukavuga dusanze nta nganda nyinshi dufite zishobora guhangana n'abanyamahanga se izo treaty dusinya tugasanga wenda ntago byari ariko nimwagize session yabyo basobanurira ariko treaty ubwumvikane ku isi hose ni nk'ubwumvikane no ku zindi nzego ntabwo bibura ikibazo ntabwo kibamo ntabwo abantu bose bubahiriza amasezerano uko baba bakwiye kuyubahiriza ni uguhara mbese abantu bagerageza kugira ngo bavanemo igishoboka cyose cyiza kibabereye uko bikwiye ariko siko bihora bizi iteka ariko niyo bigenze bityo hari uburyo bundi abantu bahora baganira iyo ufite ikibazo ni nk'uko muriho mubazo iyo ufite ikibazo gitewe n'aya masezerano hari uburyo bubiri uburyo bumwe urabikurikirana ku buryo ikibazo wagize gitewe n'amasezerano kigomba kumvikana noneho kikaba cyakosorwa uburyo bwa kabiri ushobora kuvamo ushobora gusinyura ukavuga ko wowe kubera ko bitagikora mu nyungu zawe uvuyemo ibyo ngibyo nta kundi twahari ibyo tutasinya numvise uvuga ibintu bya ICC ntabwo tuyize twe dusinya muri ICC kubera ko tutumvaga neza aho iganisha hari abagiyemo bashaka kuvamo hari abagiyemo baheramo ntacyo bavanamo ntibazi icyo barimo ariko bahezemo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Nkurunziza Yvette nkaba ndi umuvuzi w'amacumu w'izi ntore zose nyakubahwa perezida wa repubulika hari gahunda yari ihari nkatwe twiga mu mashuri twiga dushyizeho imbaraga ya presidential scholarships mbese benshi muri twebwe tukaba twaranujuje tuzi ko tuzamugaragara muri interview none nagira ngo mbabaze ko twaturiwe gushaka imbuto n'amaboko tutashakira u Rwanda tuzi ko tuba twagenda nagira ngo mbabaze gahunda ya presidential scholarship iracyariho cyangwa ntabwo ikiriho se niba ikiriho izaba ryari ikindi hari bamwe nk'uko twatojwe hano twatujwe no gutoza abandi benshi muri twe twifuza kwinjira mu rugo rw'abandi batozwa twajya mu bitwemereye ko perezida wa repubulika Minister again icyo wagisubiza presidential scholarship iracyariho nyirango iracyariho your excellency turacyareba budget iri available muri mwaka tugiye gutangira ubwo tuzabamenyesha niba yuje criteria zose zigendwaho azaba selected amahirwe azamugeraho ikindi baruvuze bashaka urashaka kuba umutoza hari icyo se ni ukubikorera gusa ukabibona rwose bakumvise buriya aba batoza abandi bakuru bakumvise so mwakoze cyane rero